hari igihe Imana yemera ko bitugeraho, ariko niba duhagaze mu butware bw'isumba byose bizatugeraho, ariko ntibizaduhungabanya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iyi nyandiko yaratubwiye ngo Imana ntabwo yabujije abanzi ba Daniel kumujugunya mu rwobo rw'intare, yemeye ko abamarayika babi ndetse n'abantu b'abanyabyaha batyo basohoza umugambi wabo, ariko ibyo ngo yabyemereye kugira ngo itume kurokorwa k'umugaragu wayo kurushaho kugaragara. Haleluya. Ibyo byose Imana yabyemeye kugira ngo itume kurokorwa k'umugaragu wayo bihinduka igihamya n'igishinja ku mitima y'abatubaha Imana. Bijya bibaho ko Imana yemera ko watinda gushaka kugira ngo igihe uzaba wamaze gushaka abantu bazamenye ko Imana yo mu ijuru yitanga urushako. Haleluya. Byanashoboka yuko ushobora gutinda kubyara, Imana ikabyemera bidatunguye Imana, ariko kugira ngo nuramuka ubyaye, haleluya, abantu bazamenye ko Imana yo mu ijuru aritanga iki? Aritanga urubyaro. Impamvu ya kabiri yatumye Imana yemera ko abayuda bajyanwa i Babuloni byari ukugira ngo igihugu cy'amahanga cy'i Babuloni cyasengaga ibigirwamana bamenye yuko mu ijuru hari Imana nyamana. Haleluya. Nicyo cyatumye Daniel na bagenzi be bahagara barashikama, Imana ibambika imbaraga. Umwami ati mugomba gupfukamira igishushanyo nakoze. Daniel na bagenzi be bati ntabwo bishoboka, maze bahungu bahagarara imbere y'umwami aramubwira ati Nyagasani, ntabwo turi buze kubarara imbere y'igishushanyo wakoze. Umwami ati niki kiri bakiza amaboko yanjye? Abasore nabo bahagaze mu butware bw'isumba byose baramubwira ati Nyagasani, Imana dukorera ibasha kudukiza amaboko yawe, ariko naho itayadukiza ntabwo turi bwubarare ngo dupfukamire igishushanyo. Haleluya. Nagira ngo mbwire weho duteze amatwi, nkubwire ngo Daniel yarokowe akanwa k'intare n'Imana yo mu ijuru. Ntabwo nzi intare zikwasamiye, ariko ndi umugabo wo guhamya yuko mu ijuru hari Imana igihumba akanwa k'intare. Haleluya. Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje kandi twishimiye kubaha ikaze nanone kuri Sam TV. Tunezerewe Imana cyane kuko iduha andi mahirwe yo kongera kuganira namwe ku ijambo ry'ubugingo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ngewe basuhuza ni Sebaganwa Serge. Iyi ni Sam TV, no muyoboro tunyuzaho gahunda zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko by'umwihariko muri uyu mwanya twatubazaniye ijambo ry'ubugingo muri ya gahunda yacu yitwa umutsima udasembuye, aho tumenyesha abantu yuko kugaruka kwa Yesu Kristo kwegereje, nuko tugakangurira abantu kuvana ukuboko mu bidatunganye kugira dufatanyirize hamwe kwitegura ubwami bw'Imana. Imana iduhana umugisha. Mboneyeho rero gusuhuza inshuti zacu n'abantu mudahwema gukurikira ibyigisho tubasangiza kuri uyu muyoboro, by'umwihariko nsuhuza groupe Ijwi ry'Umuremyi. Imana ibaha umugisha, ndetse n'abatambyi bayikuriye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibakomereza amaboko. Turi ku rugamba kandi tutagusari tuzasarura. Nejejwe rero no kubana namwe muri uyu mwanya, aho tubazana ijambo ry'ubugingo, tugiye kurebana amagambo y'ubugingo. Ariko mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusenga Imana. Turagushimye Data kuko watuzigamye, turagushimye ko wagiye utwimana mu bihe bitari bimwe, ukaturindira impagarike kandi ukaturindira ubugingo. Byari kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki tuzavuge kugira neza kw'Imana, byari kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki tuzavuge imirimo y'Imana itangaje. Ndakubashye rero ngiye kuganira n'ubwoko bwa ijambo ry'ubugingo. Nyemerera ubane nanjye kandi imbaraga ya Mwuka Wera imbeho, kugira ngo usibye kuba arahembuye umutima wanjye, nanjye nguhindukire igikoresho mpembure imitima y'abantu bawe. Urakoze, bikore kwiyubahisha ko myatsi Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubazaniye amagambo y'ubugingo rero. Ijambo ry'ubugingo rifite umutwe uvuga ngo hari igihe Imana ibyemera. Hari igihe Imana ibyemera, aho tugiye kubakira mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Daniel ni umuhanuzi w'Uwiteka, n'umwe mu banyagano bari baragiye i Babuloni kubw'ingoma y'umwami Nebukadinezari, ariko akomeza kugira umugisha ku Uwiteka kuko yari afite kubaha Imana ko mu mutima. Niwe rero tugiye gufatanyiriza hamwe kugira ibyo tumwigiraho mu gitabo cya Daniel. Turahera mu gice cya 6, aho umutwe w'amagambo tubwira ngo Daniel mu rwobo rw'intare. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120, ngo azigabire abatware b'intebe bakwire igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru batatu. Umwe muri abo batware bakuru batatu hari harimo na Daniel. Aha ni igihe abayuda bajyanwaga i Babuloni nk'abanyagano ku ngoma y'umwami Nebukadinezari. Ndatekereza ari mu mwaka wa 605 gutyo mbere yo kuvuka kwa Kristo. Maze abayuda bagezeyo, Daniel abumwe mu bagiriwe icyizere ari kumwe n'abandi basore batatu b'abayuda kugira ngo bagende bigishwe bazakore ibwami. Nuko rero hano
iki gihe cya Daniel bwo noneho ingoma ya Babuloni yari yaramaze guhanguka, ahubwo hariho ingoma y'abami b'Abamedi n'Abaperesi yari yobowe na Dariyo ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo witwaga Kuro. Aha rero Daniel akomeza kugirirwa icyizere, usibye kuba yari yarabaye minisitiri w'intebe ku ngoma yari yarahangutse y'Abanyababuloni, ariko no ku ngoma nshyashya yari igiyeho Abamedi n'Abaperesi, n'ubundi Daniel yakomeje kugirirwa icyizere n'Imana, akomeza kuba mu buyobozi. Ubwo rero ariko Daniel amagambo akatwereka yuko igihe yatonaga ku mwami akagira umugisha ku mwami, abandi batware baje kumugirira ishyari. Umurongo wa 4 ngo ariko Daniel aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza yarari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniel mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa ntabonekweho n'amafuti cyangwa ibicumuro. Bukeye abagabo baravuga bati nta mpamvu tubona kuri Daniel, keretse bibaye ngombwa ko tuyibona mu magambo y'amategeko y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Icyampa natwe abatugenza uko bwije nuko bukeye bakatuburaho impamvu mu mico yacu, imigirire n'imigenzereze yacu, bakayigenzura bakabura impamvu, maze impamvu bakayibona mu gusenga Imana kwacu. Maze naravuga ati tumutegere ku Mana, aho tuzahamubonera. Ese weho umuntu agutegeye ku Mana yakubona? Weho abagushaka bagutegera hehe? Wasanga wenda bagutegera mu kabari, wasanga bagutegera muri betting, wasanga bagutegera ahandi n'ahandi. Ariko najya mbabwire ngo nk'abana b'Imana, nk'abantu twakurikiye Kristo, mureka badushaka impamvu z'isi bazibure, ahubwo wenda badushakire bugufi bw'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Aya magambo akavuga ngo Daniel aratona, atangiye gutona, mu gihe yatoneshwaga ishyari rizamuka mu batware bandi. Imana itugiriye neza, Imana idutonesheje. Iyo tubonye favor Imana mu ruhande rwacu, abaturwanya barahaguruka, imbaraga zikuzimu zirashikora zikazamuka. Ariko nagira ngo nshimire Imana cyane muri uyu mwanya ko ibasha kudutonesha, ibasha kutugirira neza, ifite n'ubushobozi bwo guturisha iyo miraba. Imana yacu igahabwa icyubahiro, natwe tukagubwa neza kuko twayeguriye impagarike n'ubugingo. Nuko ibi rero byaje gukomeza bigera ubwo aba bajyanama b'umwami, abatware b'umwami bagira umwami inama, aramubwira ati rero reka dushyireho itegeko rizatuma nta muntu uzagira ikintu cyose asaba indi mana atagisabye umwami mu gihe cy'iminsi 30. Ariko cyari kigenderewe n'iki? Kari akagambane ko kugira ngo Daniel bazamufate yanyuranyije n'amategeko y'abana b'abantu. Cyaje kubaho umwami mu bushishozi bukeya aravuga ati abajyanama uko byamera kose ntabwo wabura gutekereza icyagirira umumaro ingoma yanjye. Ntiyamenya yuko harimo akagambane ari kugambanira Daniel. Byaje gukomeza rero mbaye nk'uwihuta, nuko biza kugera ku murongo wa 17 hano muri ano magambo baratubwira ngo nuko umwami babatware bamaze kujya imbere y'umwami, bamaze kumwibutsa yuko yasinye itegeko, kandi iryo tegeko ryamaze kugonga Daniel, bagaragaza ko Daniel akwiye gutabwa mu rwobo rw'intare kubera yuko Daniel yanyuranyije n'ubushake bw'amategeko. Umwami arangije nta yandi mahitamo yari afite, kubera yuko amategeko y'abami n'Abaperesi ni amategeko ataravuguruzwaga. Bivuze iki? Daniel yagomba kwisanga agomba gutabwa mu rwobo rw'iki? Mu rwobo rw'intare. Ariko turaza kubona icyakomezaga Daniel. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nuko ku murongo wa 17 umwami arategeka bajya kuzana Daniel, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Turi kwiga amagambo avuga ngo hari igihe Imana yemera ko bitugeraho, ariko niba duhagaze mu butware bw'isumba byose bizatugeraho, ariko ntibizaduhungabanya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka nihuse ngire amagambo makeya nsoma hano. Iyi nyandiko yaratubwiye ngo Imana ntabwo yabujije abanzi ba Daniel kumujugunya mu rwobo rw'intare, yemeye ko abamarayika babi ndetse n'abantu b'abanyabyaha batyo basohoza umugambi wabo, ariko ibyo ngo yabyemereye kugira ngo itume kurokorwa k'umugaragu wayo kurushaho kugaragara. Haleluya. Ibyo byose Imana yabyemeye kugira ngo itume kurokorwa k'umugaragu wayo bihinduka igihamya n'igishinja ku mitima y'abatubaha Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Hangaha najya mbabwire ngo igihe cyose duhagaze mu butware bw'isumba byose, abaturwanya bazaturwanya ndetse bazanatugeraho, ariko niba duhagararanye na Yesu Kristo bazaza batugeraho, ariko imigambi yabo ntabwo izahama mu izina rya Yesu Kristo. Hari impamvu rero, hari impamvu Imana ijya yemera ko ibingibi bitugeraho. Nkuko tubonye ngo Imana yemeye yuko Daniel atabwa mu rwobo rw'intare kugira ngo naramuka arokowe ababisha b'Uwiteka bakorwe n'isoni,
ntabwo nzi situation uhagazemo, ntabwo nzi ibibazo wanyuzemo, ariko nagira nkubwire ngo bijya bibaho ko Imana yemera ko watinda gushaka kugira ngo igihe uzaba wamaze gushaka abantu bazamenye ko Imana yo mu ijuru yitanga urushako. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ikindi, byanashoboka yuko ushobora gutinda kubyara, Imana ikabyemera bidatunguye Imana, ariko kugira ngo nuramuka ubyaye, haleluya, abantu bazamenye ko Imana yo mu ijuru aritanga urubyaro. Turi kwiga amagambo avuga ngo bijya bibaho ko Imana ishobora kubyemera, bijya bibaho ko Imana ishobora kubyemera. Ntago situation uhagazemo uyu munsi itunguye Imana, ntago ibibazo uhagazemo uyu munsi byatunguye Imana, ahubwo hari cyatumye Imana yemera kubibaho. Byari kugira ngo nuramuka ubitambutsemo, nigucira inzira, nigutembeshereza umugezi, abakurwanyaga bazakorwe n'isoni, kandi bamenye ko mu ijuru hari Imana igica inzira. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nuko igihe Daniel yari amaze gutabwa mu rwobo rw'intare, umwami yakoze ibyashoboka byose ngo amukize, ariko biragorana. Nuko umwami arangije ajya kuryama, ariko umwami ntiyagoheka, ahubwo mu gitondo azinduka kare cyane, azindukira ku rwobo rw'intare, aragenda arahamagara ati, mbese Daniel mugaragu w'Imana ishobora byose, Imana yababashije kukurinda amaboko akanwa k'intare? Daniel nawe arasubiza mu ijwi rituje, aravuga ati, Imana nkorera yabashije kungirira neza, kuko nagaragaye haba mu maso yayo no mu maso yawe Nyagasani, nta cyaha umutima unshinja. Imana ihabwe icyubahiro. Ngiyo password ikomeye, ngiryo ibanga rikomeye. Daniel aravuga ati, nagaragaye mu maso yawe, ngaragara no mu maso y'Imana, nta cyumutima unshinja. Ntabwo intare zari kumuhangara. Haleluya, ntabwo intare zari guhangara umukozi w'Imana isumba byose. Imana ishimwe cyane. Nuko Daniel amaze kuvuga ayo magambo, umwami arangije atanga itangazo, aravuga ati, noneho uhereye none mu bihugu 120 na bingahe nyobora, mutangire mwubaha Imana ya Daniel, kuko ariyo Mana nyamana, ni Imana ibasha kurokora. Imana ihabwe icyubahiro. Imana niducira inzira, Imana nitugirira neza, Imana niringaniza hatari haringaniye imbere yacu, abantu bazumirwa, abantu bazamenye ko Imana twakurikiye ari Imana igihindura amateka. Ntutakarize Imana icyizere. Turi kwiga amagambo avuga ngo bijya bibaho ko Imana ibyemera, bijya bibaho ko Imana ibyemera ubukode bukakurya, bijya bibaho ko Imana ibyemera ubushomeri bukagorana, bijya bibaho ko Imana ibyemera amadeni akaba amadeni, ariko ibyo byose ntabwo bijya bitungura Imana. Ijya ibikorera kugira ngo igihe runaka yitamuriye tukabona ineza yayo. Haleluya, abantu bazavuge ngo Imana yabo. Imana ishimwe cyane. Wenda ikindi kintu ntabura kugarukaho, ibiduhiga, ibiturwanya ntabwo biri kure yacu. Daniel yarwanyijwe n'abatware bagenzi be, natwe abaturwanya tubana mu ngo zacu, abaturwanya turaturanye, ariko nagira mbabwire ngo niba duhagaze aho Imana yavuze, niba ihema ryacu riwambye aho Uwiteka yavuze, Imana ishimwe, natwe tuzavuga nka Dawidi, niturangiza tuvuge ngo hahirwa abafite Imana ya Yakobo w'iki umutabazi. Zaburi 146:5. Imana y'amahoro iduhire kandi Imana itugirire neza. Nuko mbaye nk'uwihuta, amagambo munsi arakomeza. Umwami arangije atanga itangazo, aravuga ati, amahoro agwire muri mwebwe, nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniel, bahindira imishyitsi imbere yayo, kuko ari Imana nzima, kuko ari Imana ihoraho iteka ryose, ndetse ubwami bwayo ntago buzahangurwa. Umwami arakomeza aravuga ngo n'ubutegetsi bwayo buzagera ku gihe cy'imperuka, aravuga ngo niyirokora igakiza. Haleluya, n'Imana ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru ndetse no mu isi, ngo kandi n'Imana yakije Daniel inzara z'intare. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo icyubahiro Daniel yari ahagararanye, ntabwo Imana yari kumuhemba kuribwa n'intare. Niba dukorera Imana tutayiryarya, ntabwo Imana izemera ko dukorwa n'isoni mu maso y'ababisha bacu, kandi iherezo ryacu rizaba ryiza. Imana ishimwe cyane. Dukomeze tugirire Imana icyizere. Ariko nubwo Daniel yubahaga Imana akayikiranukira, ariko Imana yemeye ko bibaho. Hari igihe Imana ijya yemera ko bibaho, kandi ikabikorera kugira ngo izina ryayo bizarangire rihawe icyubahiro. Mbaye nk'uwihuta rero, amagambo arambwira ngo mu gihe cyo kugeragezwa k'umuntu uwo ari we wese wubaha Imana, iyo umutima we awushikamishije ku Mana yo mu ijuru, birangira Imana ihawe icyubahiro, kandi bikarangira na wa muntu aguwe neza mu mutima. Dukomeze twiringira Imana, duhanga amaso Imana, dutumbira Imana. Ariko mbere yuko nza kugera ku musozo, najya mbabwira ikintu gikomeye. Hari impamvu ikomeye yatumye Daniel ashikama akerereza Imana i Babuloni mu gihugu cy'amahanga. Wenda mbere yuko ngera kuri iyo mpamvu, reka mbanze ngaruke ku bintu biri by'ingenzi. Abo dukunda kwigana ibyanditswe byera, njya mbabwira ngo ntabwo kujyanwa i Babuloni kw'Abayuda byatunguye Imana, bwari ubushake bw'Imana, ariko hari impamvu ebyiri zatumye Abayuda bajyanwa i Babuloni kwa Nebukadinezari.
mpamvu ya mbere byari ukugira ngo abayuda bari barigamitse bagashinga amajosi Yerusalemu bakanga kumvira Uwiteka bagende bajye mu buretwa bajye mu bubata mu gihugu kitari ikiwabo, bamenye yuko gutandukira bakanyuranya n'ubushake bw'Uwiteka aricyo gitumye bajya mu buretwa i Babuloni. Impamvu ya kabiri yatumye Imana yemera ko abayuda bajyanwa i Babuloni byari ukugira ngo igihugu cy'amahanga cy'i Babuloni cyasengaga ibigirwamana bamenye yuko mu ijuru hari Imana nyamana. Haleluya. Nicyo cyatumye Daniel na bagenzi be bahagara barashikama, Imana ibambika imbaraga. Umwami ati mugomba gupfukamira igishushanyo nakoze. Daniel na bagenzi be bati ntabwo bishoboka, maze bahungu bahagarara imbere y'umwami aramubwira ati nyagasani, ntabwo turi buze kubarara imbere y'igishushanyo wakoze. Umwami ati niki kiri bakiza amaboko yanjye? Abasore nabo bahagaze mu butware bw'isumba byose baramubwira ati nyagasani, Imana dukorera ibasha kudukiza amaboko yawe, ariko naho itayadukiza ntabwo turi bwubarare ngo dupfukamire igishushanyo. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ngizo misiyo ebyiri zatumye Imana ijyana abaheburayo hehe? I Babuloni. Byari kugira ngo bamwe bahanwe, ariko bariho imbaraga z'Imana nabo babashe guhagarara icyubahiro cy'Imana mu gihugu cy'amahanga cyasengaga iki? Ibigirwamana. Icyo ni kimwe. Nagiye mbabwire ngo ababyeyi mudukurikiye, ababyeyi bagenzi banjye, nimwite kuri aya magambo. Hari impamvu yatumye abasore b'abaheburayo bahagarara bakerereza izina ry'Imana. Byashingiraga ku burere bari baraherewe iwabo i Buyuda bwo kubaha Imana no kwiyubahisha, kandi ubwo burere bari barabubahawe bakiri batoya. Ijambo rikambwira ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza ataragira ate? Atarayivamo. Imana iduhana umugisha. Nagira ngo nkubwire weho uduteze amatwi wa mubyeyi we, niba umenyereje umwana wawe kwirirwa kuri TikTok akaba ariho arara, azarinda asaza atarava kuri TikTok. Niba umenyereje umwana wawe kwambara ubusa akiri uruhinja, agifite ukwezi kumwe, agifite amezi 3, agifite imyaka 5 akajya gusenga yambaye ubusa, azarinda asaza cyambara ubusa. Niba umenyereje umwana wawe kwirirwa asoma umuyaga kuri internet, ugasanga abantu b'ababyeyi barimo barakwegura iminwa kuri internet bari muri ibi ngibi, umwana wawe azarinda asaza atarava muri ibyo ngibyo, kandi iherezo rye rizaba kurimbuka. Ariko icyo nshimira Imana ni kimwe, niba tumenyereza abana bacu kubaha Imana nayo mu ijuru, nabyo bazarinda basaza batarabivamo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nezerewe Imana muri uyu mwanya. Imana itugire neza kandi duhe umugisha. Imana itwungura ubwenge tumenye ko tugomba kurera abana nk'abazabamurikira Imana mu gitondo cy'umuzuko. Imana iduhire kandi tugirire neza. Imana yo mu ijuru idukomereza amaboko. Mbaye nkugana ku musozo, nagira ngo mbwire weho duteze amatwi, nkubwire ngo Daniel yarokowe akanwa k'intare n'Imana yo mu ijuru. Ntabwo nzi intare zikwasamiye, ariko ndi umugabo wo guhamya yuko mu ijuru hari Imana igibumba akanwa k'intare. Haleluya. Mu ijuru hari Imana igibuza intare kutwataka. Imana y'amahoro iduhire kandi Imana itugirire neza, Imana idushoboze kuyiringira. Muhumure ibyo duhagaze mu uyu munsi ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima. Ikindi kintu ntabura kubwira abantu wenda bakurikira iki gitangazamakuru cyacu n'iri jambo ry'ubugingo tubasangiza, nimurebera Imana mu ntege nke muhagazemo. Nimureke twe kurebera Imana mu bigeragezo duhagazemo uyu munsi, ahubwo turebera Imana mu byo yakoze mu minsi yatambutse. Aho niho tubasha kubonera Imana. Imana itugirire neza. Wirebera Imana mu bukode bwabaye ubukode, wirebera Imana mu kumuceri n'akawunga bigiye gushira, wirebera Imana muri school fees zabaye ikibazo. Oya, ahubwo Paulo arimo araganira n'abantu bo muri Efeso, arababwira ati nimurebe ubutunzi bwiza bw'Imana yacu. Arababwira ngo kuko ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu, Imana yatuzuye muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo rikambwira ngo none ubwo Imana yatanze Kristo ku bwacu, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Haleluya. Ntuhagarike umutima, tumbira Imana. Yesu Kristo aravuga ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Imana itugirire neza. Imana dushoboze kwirangamira muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Tubaye nk'abagana ku musozo, reka nsoma amagambo araha avuga ngo ijuru riri hafi cyane y'abababazwa bazira gukiranuka, ngo kandi Kristo azahuza inyungu ze n'izabo bantu igihe cyose babaye indahemuka. Ijuru riri hafi y'abababazwa bazira gukiranuka. Daniel arababazwa ararenganywa azira kubaha Imana yo mu ijuru, ariko Imana ikomeza kuba mu ruhande rwe kuko Daniel yaziraga iki? Yaziraga gukiranuka. Baravuga bati Daniel ntandi tuzamubona usibye ku Mana yiwe. Daniel yarafite akamenyero ko mu munsi yasengaga inshuro 3, maze Daniel amagambo akambwira ngo Daniel amaze kumenya ko urwandiko rwashyizweho ikimenyetso cy'umwami kuko agomba gutabwa mu rwobo rw'intare igihe cyose yanyuranyije n'amategeko, ngo Daniel ntiyacika intege, Daniel ntiyacogora.
Daniel ntiyatentebuka ngo ahubwo akomeza gahunda yo kuramya Imana uko bwije nuko bukeye, akabikora gatatu ku munsi. Haleluya. Ngo maze amadirishya y'inzu ye ngo akajya yakingura yerekeje i Yerusalemu. Nagera aho ngaho nkibuka ijambo ry'ubugingo, Salomo arimo aregurira Imana inzu, aravuga ngo Uwiteka abantu bawe nibaramuka bapfukamye bagasenga berekeye ino nzu, uzabumva ubagirire neza, uzabumva ubakize. Mu yandi magambo n'amenyo y'intare. Aho hose Salomo yarayavuzemo. Kandi aravuga ngo n'umunyamahanga naza hano agasenga yerekeye inyubako, data uzamwumva uri mu ijuru umukize. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo rero rikambwira ngo abantu nibababazwa bazira gukiranuka, Uwiteka ntabwo azabura kubana nabo. Ahubwo wenda weho wibaze ngo struggle urimo z'ubuzima urimo urababazwa uzira iki? Ni ikibazo. Ngo Kristo azahuza inyungu ze n'iz'abantu bindahemuka. Nagira mbabwire ngo iri sezerano ntabwo ari rya buri wese, ariko nawe ryawe. Nicyo cyatumye Imana iduhagurutsa kugira ngo tureme ibyiringiro aho bitari biri mu izina rya Yesu Kristo. Kristo ajya abasha guhuza inyungu ze n'iz'abindahemuka, n'iz'abantu bubaha izina rye uko bwije nuko bukeye. Ndasabira umuntu wese wari uduteze amatwi n'uwari uduhanze amaso n'uzadukurikira kuri interinete, kugira ngo mumenye yuko nta handi uburuhukiro bukiri muri Kristo Yesu, nta handi ubutabazi tubonera muri Kristo Yesu. Kandi igihe cyose dufite Kristo mu bugingo ajya ahuza inyungu ze n'izacu. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko dusoje, Imana y'amahoro duhire kandi tugirire neza. Nagira ngo menyeshe wowe udukurikiye uduteza amatwi ndetse ukadutega n'amaso, ubaye utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uri mu gihombo. Herezo rya byose riradusatiriye. Twigaga amagambo atubwira ngo hari igihe Imana ijya ibyemera, hari igihe Imana yakwemera kuba muri situation zigoye, ariko nagira ngo nkubwire ngo ntucogore. Igihe uri mu bihe bigoye nicyo gihe cyiza cyo guhanga amaso Imana. Turasoje rero, navugaga ngo niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uri mu gihombo. Ni igihe cyiza kugira ngo tuvane ukuboko mu bidatunganye twitegura ubwami bw'Imana bugiye kwimikwa. Imana iduhire tugirire neza. Vana ukuboko mu bidatunganye twitegura ubwami bw'Imana, kugaruka kwa Yesu Kristo ko kuratwegereye. Nsoza navuga ngo uramutse ukeneye ubundi bufasha, duhamagare, tuvugishe, nimero zacu zirahari. Turi abatambyi n'Imana yaduhamagare ngo duheshe abantu umugisha. Imana iduhire kandi tugirire neza. Ndabakunda.